Ikaze kuri Bright Circle TV. Iyi ni Bright Apostle, aho dusangira ijambo ry'Imana uko turisanga muri Bibiliya, tukumva icyo ritubwira muri ibi bihe bya none turimo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti witinya, Yezu aragutabara. Turifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Isayi, umutwe wa 41 umurongo wa 13 kugeza kwa 20, ndetse n'ibyo dusanga muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 11 kugera kwa 15. Reka duhere mu gitabo cy'umuhanuzi Isayi. Nge Uhoraho Imana yawe, ngufashe ukuboko kw'iburyo nkakubwira nti witinya, ninjye gutabara. Witinya wowe bahunyura nk'akanyorogoto, witinya Isiraheli, nubwo ubu bakugereranya n'intumbi. Ninjye ugutabara, uwo Uhoraho ubivuze. Umuvunyi wawe ni Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Dore nkugize imashini nshya icukura ubutaka kandi ifite amenyo asongoye. Ugiye gutengagura imisozi uyishwanyaguze, n'udusozi uduhindura umurama. Uzayigosora itwarwe n'umuyaga, maze serwakira iyinyanyagize. Naho wowe uzasingiza Uhoraho, uhimbarwe kubera Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Abasuzuguwe n'abatishoboye bashakashaka amazi, ariko bikaba iby'ubusa. Ururimi rwabo rukumirana kubera inyota. Ninjye Uhoraho uzabasubiza. Ninjye Imana ya Isiraheli, sinzabatererana. Nzavubura inzuzi ku misozi itamera akatsi, mu mikokwe hadudubiza amasoko. Ubutayu buhinduka ikidendezi, n'ubutaka bwumiranye buhinduka amariba. Nzameza amasederi mu butayu, iminyinya, ibiti bihumura n'imitini. Ahantu h'amayaga mpatera imizonobari, imisave n'imigenge bikurire hamwe. Bityo abantu barebe kandi bamenye, bigishanye kandi bumve ko ari ikiganza cy'Uhoraho cyabikoze, ko ari Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli wabiremye. Reka dukomereze muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 11 kugera ku wa 15. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, ndababwira ukuri, mu bana babyawe n'abagore ntihigeze kuboneka uruta Yohani Batista. Nyamara umuto mu ngoma y'ijuru aramuruta. Guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu, ingoma y'ijuru iraharanirwa, abibyihare nibo bayikukana. Nuko abahanuzi bose kimwe n'amategeko bavuze kugeza kuri Yohani. Kandi niba mushaka kunyemera, niwe Eliya wagombaga kuza. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Bakunzi bacu, Nyagasani Yezu aradusanga kugira ngo aduhumurize, kandi kugira ngo atwibutse ko ari we ubikora, ko ari we Nyir'ubutagatifu. Kuki tugira ubwoba? Nuko twumva ko ari twe tuzabikora. Yezu yaduhamagara tukanga, kubera ko umwe avuga ngo ntabwo nabishobora, ibyo njye sinabishobora. Kwemera gutotezwa njye sinabishobora. Kwemera kugirirwa nabi ntugire nabi njye sinabishobora. Kubaho ntakora biriya na biriya njye sinabishobora. Umuntu rero akabaho yaratsinzwe n'ingeso mbi, kubera ko avuga ko atashobora kuzireka. Ariko se kuki unywa itabi? Uti byarananiye kurireka. Ariko se kuki usinda? Uti byarananiye kubireka. Ariko se kuki usambana? Uti byarananiye kubireka. Ariko se uwahindukira ku rundi ruhande akubaza ati, ese Yezu nawe yananiwe kubigufashamo? Igisubizo cyawe cyabikiye. Igisubizo cyawe cyabikihe. Uyu munsi rero Yezu arakwibutsa ko utagomba kugira ubwoba. Arakwibwirira ati witinya, ninjye gutabara. Witinya, ninjye gutabara. Tera intambwe ugana ubutagatifu. Witinya, ninjye gutabara. Wigira ubwoba ko bazakwanga bakuziza ko wavuze izina ryanjye, bakuziza ko wanze ibibi, bakuziza ko wakoze icyiza. Witinya, ninjye gutabara. Umuvunyi wawe ni Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Ngufasha akaboko k'iburyo nkubwira nti witinya, ninjye ugutabara. Gusa ahangaha ikibazo kigombe kuba ari ukwemera. Kwemera ko Yezu agufata ukuboko kw'iburyo. Kuba yagufata ukuboko kw'iburyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari bukubuze kugira nabi, ahubwo akagukoresha icyo we ashatse. Igihe rero cyose ukuboko kwacu kw'iburyo kugishaka kugira nabi, umuntu agifunga ibipfunsi abitunga abandi, arega urushyi arukubita abandi, adashaka ko urukundo rwa Yezu rwamuganza ari rwo. Igihe cyose azahorana ubwoba, azagira ubwoba, kubera ko nubwo rwose ukuboko yakurega, hari byinshi bimurusha imbaraga, hari byinshi uko kuboko udashobora kunyeganyeza, ahubwo byiteguye kumusenya, usibye no kumuca ukuboko gusa nawe ubwe wese. Imbere y'ibyo binyembaraga rero by'iyi si, ari byo tubonesha amaso n'ibyo tutabona, wowe ushaka kubirwanya, igihe ubonye ko ntacyo ushoboye, nibwo ubwoba bukuzura, ahasigaye bukagukoresha. Nyagasani Yezu rero aje aguhumuriza none, ariko aragusaba ikintu cyoroshye.
kureka ukuboko kwawe kw'iburyo akagufata, kwemerera Yesu akagufata ukuboko kwawe kw'iburyo akaba ari we ukwiyoborera. Icyo gihe rero namara kugufata ukuboko ariya magambo avuga azakuzurizwaho, kuko icyo gihe uko kuboko ntikuzaba kukiri kwa kundi kwawe, ahubwo kuzaba kwabaye ukwe, kwa kundi kutagira ikikunanira, gufite imbaraga zose. Nk'uko nyine Izayi abitubwira, Nyagasani Yezu avuga ati umuvunyi wawe ni nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, dore nkugize imashini nshya icukura ubutaka kandi ifite amenyo asongoye, ugiye gutengagura imisozi uyishwanyaguze, n'udusozi uduhindura umurama, uzayigosora itwarwe n'umuyaga, maze serwakira iyinyanyagize. Naho wowe uzasingiza Uhoraho, uhimbarwe kubera nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Ngizi rero imbaraga za Yezu mu kuboko kw'abemeye ko abakoreramo. Twibuka kandi aho Pawulo avuga mu ibaruwa yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 4 umurongo wa 13 ati nshobora byose muri Kristo untera imbaraga. Hanze ya Kristo ntacyo ari cyo. Igihe ukuboko kwe kutari mu kwa Kristo ni ubusa, ariko niba yaguhereje Kristo ati ngaho Nyagasani nkoresha, noneho ashobora byose muri Kristo umutera imbaraga. Nyagasani rero aduha ingabire yo kumwemerera kuba igikoresho cye, gukorera mu kuboko kwe, gukoreshwa n'ukuboko kwe, we utuyobora mu rukundo, mu byishimo n'amahoro, we utuyobora mu gutanga ubuzima buhoraho aho kubwangiza, twica roho z'abandi tutaretse n'iyacu ubwayo. Nyagasani Yezu kandi atwibukije ko muri we hatangiye ibihe bishya, ko ntawe ufite uburenganzira bwo gusoma isezerano rya kera nkaho irishya ntaririho, ko Yezu Kristo yaje ari we tureba mu maso tukumva ibyo Musa yanditse, ko ari we uduhuhaho nk'uko yahushye ku ntumwa maze akaduha kumva ibyanditswe. Ntidukwiye rero kubisoma uko twishakiye cyangwa se uko washaka kuyobya yakubwira, tutarebye mu maso ya Yezu we rukundo ntacyo twageraho, ahubwo twayoba. Yezu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Bakunzi bacu, ducumbikiye Bright Apostle y'uyu munsi, twizeye ko amagambo tuzirikanyeho hari icyo abafashije. Murakoze kubana natwe, ni aho ubutaha.